mu mateka yose yaranze u Rwanda rwa gihanga uhereye ku ngoma za cyami kugeza kuri Repubulika, umuziki wubakiye ku mizi ikomeye yashyizweho n'abahanzi baririmbaga injyana gakondo nka Sebanani, Rugamba, Ngabonziza n'Amakanyaga. Bahimbye indirimbo zubakiye ku muco, amateka n'indangagaciro z'Abanyarwanda. Uwo mwuka w'injyana ziryoheye amatwi n'umutima wakomeje kuvugururwa, ukomeza kuba umurage ugera no mu muziki w'iki gihe. Uyu munsi uwo murage uragaragarira mu ihangana rihishe ryo mu ruhando rwa muzika hagati ya The Ben na Bruce Melodie. Bombi bahatanira icyubahiro n'ikamba ry'umwami w'umuziki w'u Rwanda. Buri ndirimbo ni ubutumwa bw'ibanga, buri njyana ikaba urugamba rutavugwa ruterwa n'icyubahiro, impano n'amayobera y'ubuhanga. Hari ikintu kidasanzwe gisa n'ubwiru butaziguye, ihangana rihishe ry'ubwami bw'umuziki hagati ya The Ben na Bruce Melodie. Bombi bafite impano idasanzwe, ijwi ryihariye rishobora gutuma benshi bumva ko buri wese ari umwami w'umuziki w'u Rwanda. Ariko hagati yabo haracyahishwe ibanga ryinshi ritavugwa mu ruhame. Tukiri aha, ikibazo wabanza kwibaza ni iki: ese The Ben wo mu bihe bya Meddy, Tom Close, King James na Knowless yakaba yagereranywa na Bruce Melodie waje mu bihe wavuga ko inzira y'umuziki yari yamaze guharurwa? Cyangwa wowe ubona ko niyo Bruce Melodie aza gutangirana nabo bose n'ubundi yari guhita ajya mu bushorishori bw'umuziki akabarenga? Nge ntabwo ndi umucamanza ahangaha, buri wese agira uko afata n'uko abona ibintu. Utagendeye kuri Melodie na The Ben ukirengagiza abaririmba cyangwa baririmbye umuziki gakondo, wowe ninde ubona ko ari umwami w'umuziki w'ibihe byose mu Rwanda uhereye nibura mu mwaka wa 2007? Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Hano niho ukuri kutavugwa mu ruhame guhura n'ibibazo bikomeye abantu benshi batinya kubaza. Dusesengura mu buryo bwimbitse byabaye n'ibikibera mu isi, tugatanga umucyo ku bintu by'amarenga, ibihishwe n'amateka ndetse n'ibimenyetso by'amayobera bikigaragara mu buzima bwa muntu. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri chaîne yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. The Ben uzwi ku ndirimbo z'urukundo n'amarangamutima akora ku mutima, akunze kumvikana nk'umusirikare w'umuziki ufite ubwenge n'ubuhanga buhanitse, akurura imitima y'abakunzi be ku buryo bwihariye. Bruce Melodie ku rundi ruhande kandi ni umucyo w'igitangaza, umuhanzi w'imbyino n'umurava, ukora indirimbo zishobora gutuma abantu bose babyina, ndetse rimwe na rimwe igikundiro cye kibasiye imitima y'abakunzi b'umuziki. Hari umwuka w'ubwiru n'umwijima mu bihangano byabo, aho buri ndirimbo yoherejwe ku mugaragaro igenda isuzuma ubushobozi bw'undi, bikaba bigaragara mu magambo y'indirimbo zabo, mu ruhurirane rw'amajwi ndetse no mu buryo abakunzi babo babakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Abakunzi b'umuziki nubwo batabivuga kenshi, bategereza igihe kimwe bazabona umwami w'ukuri, ariko kugeza ubu ibi biracyari amayobera. Buri wese afite abafana b'inyangamugayo bategereje kugira uruhare mu guhitamo. Ni ihangana rihishe ritagira intwaro, ariko rikora ku mitima y'abakunzi b'umuziki w'u Rwanda, rikomeza gutera amatsiko, ubwoba bworoheje n'icyubahiro kishe mu buhanga bwa buri muhanzi. Ubu ni ubuhangange bw'umwijima n'uburanga bw'amarangamutima, aho buri ndirimbo iba intambara y'ibanga hagati y'abahanzi bombi, kandi abakunzi b'umuziki bakomeje kuba batangabuhamya birihanganira ry'icyubahiro. Nta gihe kinini gishize igisa n'ihangana hagati y'aba bagabo babiri gitangiye, uhereye mu bakunzi babo bakunda kubagereranya, ariko noneho byageze mu itangazamakuru. Bruce Melodie avuga ko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda, anavuga ko The Ben na Meddy ari abanebwe mu muziki. Gusa iyi nkundura ihita igarukaho hagati ya The Ben na Melodie, kuko Meddy we yahisemo gukomereza umuziki we mu ndirimbo zihimbaza Imana. Iki kibuga Meddy yasizemo uwiswe impanga ye mu muziki, bishoboka ko cyabaye nk'ikimunyererana ku ruhande rw'abakunzi ba Melodie, dore ko we nta kintu yigeze atangaza kuri izi kritike zimuvugwaho bamugereranya na Bruce Melodie. Bidatinze vuba aha, Melodie na The Ben bahuriye muri press conference n'itangazamakuru mu gutegura igitaramo bombi bazahuriramo. Bimwe mu bibazo babajijwe n'itangazamakuru byiganje cyane ku ihangana ryabo mu muziki. Nta kurya iminwa,
Bruce Melodie yongeye kuvuga ko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda noneho imbere ya The Ben wamenyekanye ku izina rya Tiger B. Kera kabaye rero umunyarwanda ati ugusuriye ntumwishyure akwita ikiburanyo. Sintukanye n'umugani w'ikinyarwanda twarazwe n'ibisekuru byatubanjirije. The Ben nawe mu kuvuga kuri iki kintu nyuma y'imyaka mike ishize mugenzi watangaje ko ari we wa mbere mu Rwanda. The Ben yagize ati yise number 1 muri game ariko nje I'm one of a kind. Ati yise number 1 muri game ariko nje I'm one of kind. Aya magambo arakomeye cyane kurenza uko bitekereza. Muri politiki leta zunze ubumwe za Amerika zishobora kuvuga ko zikomeye kurusha ibindi bihugu mu isi, ariko Perezida Vladimir Putin w'Urusiya akaza agira ati twe turihariye ntitugereranywa, kandi ubwo namaze gusobanura amagambo ya The Ben. Ati mugenzi wanjye yise uwa mbere muri uyu mukino ariko nge ndi umuntu wihariye utagereranywa n'undi wari we wese. Iyi ni imvugo ikoreshwa umuntu agaragaza ko afite umwihariko udasanzwe, impano, imitekerereze cyangwa imico itandukanye n'abandi. Iyi ni imvugo igaragaza kwiyemera mu buryo bwiza, kwizera no kumva ko hari icyo ushoboye kitari gisanzwe. Mu mvugo irambuye bisobanuye ko nta wundi umeze nkawe kandi ko afite ikintu cye cyihariye ku buryo adashobora kugereranywa byoroshye. Ariko ndacyabaza, ninde urenze undi koko? Komenti zanyu zirakenewe kugira ngo nabyo bigerageze guca impaka, kugira ngo icyo kibazo gise nk'ikikorohera. Reka nsubire inyuma gato mu mateka yabo bombi nkwibutse bike mu byaranze abo bagabo. Kuri ubu abakurikira umuziki umunsi ku wundi bamaze kumenyera izina Tiger B, ariko benshi bamuzi nka The Ben. The Ben ni umugabo wamenywe n'abatari bake hanze no mu gihugu cy'u Rwanda. Avugwa kenshi n'abana, abasore n'inkumi, abasaza n'abakecuru. Yubatse imiryango itari mike kubera impano idasanzwe afite. Abamufatiraho urugero si bake cyane mu rubyiruko rwa none. Uyu mugabo ukomeje kubica bigacika mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Bigaragara ko yavutse ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1988. Yavukiye mu gihugu cy'igituranyi cya Uganda mu murwa mukuru Kampala. Ni mwene Mbonimpaja na Mbabazi Esther. Nk'uko izina rya Seriri nibyo koko tubona Imana iduha. Nawe ntiyarazi ko umwana wazandika amateka nk'ayakomeje kwandika uyu munsi wa none. The Ben yatangiriye umuziki mu gicucu cy'umuhanzi w'icyamamare, umunyabigwi muri muzika, umwanditsi w'indirimbo n'ibitabo, akaba n'umuganga Dr. Muyombo Thomas wamenyekanye ku izina rya Tom Close. Itaha iwacu Bruce wamenyekanye nka Bruce Melodie avuga kuri ntibihangana Jerive na Verene Muteteri. Bruce Melodie bigaragara ko yabonye izuba tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 1992. Ubanza ababyeyi Itaha iwacu bavugaga ari intsinzi yaje no kuvamo kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar ya 8 yatwaye mu mwaka wa 2018. Ubwo yizihizaga isabukuru y'imyaka 24 y'amavuko amaze avutse, yaramaze kugera ku rwego rushimishije mu muziki, ari nabwo yari atangiye guhangwa mu maso na benshi binyuze mu ndirimbo Tubivemo yabiciye bigacika mu mwaka wa 2012. Uyu muhanzi kandi yanishimiraga ko yatwaye ibihembo mu irushanwa rya Salax Awards, ndetse ko yanitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2014 aho yaje ku mwanya wa gatatu, naho mu mwaka wa 2015 akaza ku mwanya wa kabiri. Kuwa 21 Gicurasi mu mwaka wa 2017 nibwo Bruce Melodie yerekeje muri Koko Studio. Mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'ibitangazamakuru yashimangiraga ko gukorera muri Koko Studio bisaba kudatakaza umwanya. Ari muri Koko Studio we n'abandi bakoraga imyitozo yo kuririmba, gufata amajwi y'indirimbo, guhuza n'ababambikaga, kuganira n'itangazamakuru n'ibindi. Muri aya marushanwa uyu muhanzi yahatanye n'umuraperi Calligraph. Amakuru yavuye imbere mu bareberaga inyungu ze bavuze ko Bruce Melodie mu myaka yatambutse yagiye yandikira ubuyobozi bwa Koko Studio ngo bumufashe kwinjira muri iri rushanwa, ariko bikanga. Bivugwa ko kuri Primus Guma Guma Superstar ya 5 yatwawe na Knowless Butera. Abateguraga amarushanwa ya Koko Studio bari mu Rwanda. Mu rurimi rw'icyongereza bazengurukije mikrofone baganiriza bari bitabiriye icyo gitaramo babaza umuhanzi ukunzwe. Benshi mu bo baganirije bahurije kuri Bruce Melodie. Yaje guhamagarwa muri Kenya na Koko Studio, ariko nawe atabyumvisha ko bishoboka. Koko Studio Bruce Melodie yanyuzemo ni inzu ikomeye ku isi itunganya umuziki yashinzwe na Coca-Cola, ikompanyi izwiho gukora no gucuruza ibinyobwa bitandukanye. Yakoranye n'abanyamuziki bakomeye bo muri Afurika nka Vanessa MD wo muri Kenya, Pantran King, Flavor na Yami Alade bose bo muri Nigeria, Eddie Kenzo wo mu Uganda, Sauti Sol na Bahati bo muri Kenya, Kiss Daniel n'abandi batandukanye. Iyi studio kandi yatumiye abanyamerika nka Neyo, Chris Brown na Trey Songz n'abandi batandukanye. Tom Close twamufata nka marayika watumwe kuri The Ben ahagana mu mwaka wa 2007 akamuyobora mu cyo ashoboye ari yo muzika. The Ben yinjiranye amavuta ubwo yinjiraga mu muziki mu mwaka wa 2008 azafata ubutarekura uruvugiro mu njyana ashoboye ya R&B na pop.
mu mwaka wa 2008 mu gihe benshi binjiraga bagahabwa igihembo cy'umuhanzi ukizamuka mwiza. The Ben usiko byagenze yaje akubita bangura. Byagaragaje ko yazamutse mbere yo gutangira nk'uko ubwo yahabwaga igihembo cy'umuhanzi w'umwaka mu njyana ya R&B mu bihembo bya Salax Award. Yakomeje kwegukana iki gihembo kugera ubwo mwaka wa 2010 yahagarariye u Rwanda mu gitaramo gikomeye mu byabayeho mu mateka y'umuziki wa Afurika. Cyari igitaramo cyabaye kigahuza abahanzi bakomeye bo muri Afurika ku isi baje gususurutsa abari bitabiriye igikombe cy'isi cyari kibereye bwa mbere ku mugabane wa Afurika. Inyota y'iterambere yakomeje kumwogoga, yemera kujya gukama inka nk'uko itsinda ry'abasore bamamaye muri Bigomba Guhinduka babivuze. Byabaye mu mwaka wa 2010 ubwo umuziki wari utangiye kuryoha kubera impirimbanyi zawurwaniye. Ku ruhembe rw'iburyo hari The Ben, ku rw'ibumoso hari Meddy, ku isonga hari abahanzi bose dukunda. Maze inararibonye mu gutegura ibitaramo zitegurira igitaramo abanyarwanda baba hanze by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari igitaramo cyari kiswe Urugwiro. Ubwo igitaramo cyari gihumuje impanga mu muziki w'u Rwanda, Meddy na The Ben baje kubura kuko bari bamaze gushaka uko baguma muri Amerika ntibahite bagaruka mu Rwanda. Byari ibihe bidasanzwe mu ruganda rw'imyidagaduro nyarwanda. Havuzwe byinshi bitari bike. Ntibyari byoroshye kuko The Ben umwana wo mu mashyo yagombaga gukama inka. Meddy umwana ryarasharura agakama inka ariko intsinzi igataha i Rwanda. Intambwe yasaga no kuyoba ikayobora benshi ku ntsinzi n'ibyari igitutsi bikabera umugisha benshi. Niko byagenze. Aba bagabo nubwo batigeze bari ku muziki ariko baguye ikibuga cy'imyidagaduro. Indirimbo zari zarahogoje benshi n'isoko ry'umuziki bararifashe, dore ko icyo gihe YouTube wayivugaga yabaga amayobera matagatifu. Kuri radio na televiziyo havagaho The Ben hajyaho Meddy. Ibiganiro by'imyidagaduro aribo bavugwa ku kigero cyo hejuru kurusha abandi bose. Aba bakimara kugenda ako kanya impano zari zihishe zahise zijya hagaragara. Radio zerekeza mikrofone kubo zibasha kubona hafi. Nibwo Tom Close wazamuye The Ben yasigaye ku ntebe y'ubwami, King James na nyakwigendera Jay Polly nibo basigaye ku ruhembe rw'umuziki utibagiwe na bano wese butera. Ngira ngo iki gihe itaha iwacu yari akibereye i Kanombe yirira ibiryo by'ababyeyi ari gucunga ikirere aho cyerekeza. Umwanya bari barafasha aba bagabo babiri mu myidagaduro yo mu Rwanda warwanirwaga na benshi. Ntibyatinze Lick wari inkingi ya mwamba yafashe rutema ikirere asanga aba basore be muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lick mu batunganya umuziki yari uwa mbere n'igihangano cyasohokaga kitavuye iwe cyafatwaga nk'igiciriritse. Ibi byahise biha inzu zari ziri hafi umwanya n'abatunganya umuziki bariyongera biyerekana ku byo kwiyamamariza umwanya w'uyu mugabo. Hashize igihe gito K8 Kavuyo wari mu bimbere mu njyana y'umujinya y'ubutumwa cyangwa se hip hop nawe yahise agurukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byahaye umwanya baraperi batari bake abaje baririmba nkawe n'abakundana mu byamamare bari muri kakarahava. Impanga mu muziki The Ben wamenyekanye nka Tiger B na Meddy Lion King bakaba baramenyanye kera mu itsinda ryitwa Justified, mu kinyarwanda ugenekereje ni itsinda ry'abarenganuwe. Aba barenganuwe baje kuvamo ibyamamare bikomeye birimo aba bombi wongeyemo n'abatunganya umuziki bazwi nka Lick na Nicholas. Lick amaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise yihuza n'utunganya amashusho Cedru bakora label yanditse amateka yitwa Press One yakorewemo ibihangano bidasanzwe by'abahanzi b'abahanga nka The Ben, Meddy, K8 Kavuyo na Princess Priscilla. Mu mwaka wa 2012 nibwo Bruce Melodie yatangiye kugaragara ku rubyiniro rwa Primus Guma Guma Superstar atarushanwa ahubwo afasha abandi bahanzi bahataniraga igikombe mu bijyanye n'amajwi. Umwaka wakurikiyeho wa 2013 uyu muhanzi ntiyongeye gukora aka kazi ahubwo yahise atangira kugaragaza inyota yo guhatana muri iri rushanwa. Umwaka wa 2014 nibwo yashyize mu bitabo bya East African Promoters itegura irushanwa nk'umuhanzi witabiriye irushanwa bwa mbere. Mu mwaka wa 2018 nibwo yaje kwegukana irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryari ribaye ku nshuro ya 8. The Ben amaze gukorana indirimbo n'abahanzi benshi bo mu Rwanda no mu karere. Bamwe mu bahanzi bakoranye indirimbo n'uyu muhanzi nshobora kukwibutsa harimo Diamond Platnumz wo muri Tanzania bakoranye indirimbo yitwa Why yakunzwe cyane n'abatari bake. Hari kandi Otile Brown wo muri Kenya bakoranye indirimbo ebyiri nka Can't Get Enough na Koko. Hari Shiba Karongi wo mu gihugu cya Uganda bakoranye indirimbo yitwa Binkorera. Hari kandi Rema na Makura wo mu gihugu cya Uganda nawe bakoranye indirimbo yitwa This Is Love yakunzwe cyane bikomeye. Hari kandi abasore babiri bo mu gihugu cya Uganda bazwi nka B2C indirimbo No You No Life. Iyi ni collaboration yakunzwe mu karere. Mu gihe abahanzi bo hanze bakoranye na Bruce Melodie harimo Shaggy wo muri Jamaica indirimbo When She's Around, Funga Macho ubufatanye bw'imbaraga z'umuziki wa Afrobeat n'imiziki ya Caribbean. Hari kandi Joe Boy wo mu gihugu cya Nigeria indirimbo Beauty on Fire aho Bruce Melodie yafatanyije na Joe Boy mu ndirimbo iri kuri album ya Colorful Generation. Hari kandi Bien Balaza wo muri Kenya wahoze muri Sauti Sol indirimbo Iyo Foto ni umushinga bafatanyije kandi wamamaye cyane mu karere kose.
Hari kandi Black Diamond wo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, indirimbo Nicki Minaj ku bufatanye na duo yo muri Afurika y'Epfo iboneraho umudiho wa full pop n'amapiano. Hari kandi Eddy Kenzo wo mu gihugu cya Uganda, indirimbo Nyora ku bufatanye n'umuhanzi mukuru wo mu gihugu cya Uganda. Iyi ni indi shusho y'uruhare rwe mu muziki wa Afurika y'Uburasirazuba. Bruce Melodie na The Ben nta ndirimbo n'imwe barakorana, indirimbo bari baravuganye gukorana ntiyakozwe. Mu gihe Melodie we yavuze ko yari yakoze ibyo yasabwaga byose, The Ben ntabikore. Nyuma The Ben yavuze ko icyo gihe yakinaga na producer Marnid, umukino akunda cyane PlayStation, wagombaga gutunganya iyo ndirimbo. Ubu bombi bagiye guhurira mu gitaramo gisoza umwaka kigatangira undi kizabera muri BK Arena, bizaba ari ishiraniro. Iri hangana rishobora kumera nk'irihora mu bafana ba Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, abakinnyi bayoboye uruganda rw'umupira w'amaguru imyaka myinshi kurusha abandi bose mu isi, ariko aba nabo bateje impaka mu isi kubijyanye n'ubuhangange bwabo n'uwaba arusha undi mu kibuga. Ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane nka YouTube, Bruce Melodie akurikirwa n'abarenga 850, mu gihe The Ben akurikirwa n'abarenga 537 kugeza magingo aya. Kuri Instagram, Bruce Melodie akurikirwa n'abarenga 1,200,000, The Ben agakurikirwa na 1,000,000 irengaho gato. Ku rukuta rwa Facebook, Bruce Melodie akurikirwa n'abasaga 385, mu gihe The Ben akurikirwa n'abagera ku 683. Ngayo nguko uru rugamba rw'abagabo babiri, ariko nanone bisa nk'ibisanzwe ushatse kurwishoramo nk'ibyo ndimo hano rwasigara uguciye amazuru nkaho bidahagije. Kandi ibi bishobora no kurangira ukoresheje amarangamutima bitewe n'uwo wiyumvamo cyangwa se ukunda indirimbo ze kurusha undi. Ariko reka nanjye ndusoreza, biracyari amayobera n'urujijo kuri aba basitari bombi. Kubagereranya ufata umwe ushyira ku mwanya wa mbere byaterwa n'impamvu ushingiyeho, ariko nanone bikajyana n'amarangamutima bafitiye bombi. Ariko ntaragenda, ninde urusha undi kuri wowe? Impamvu ni iyihe? Nk'uko nabitangiye muri iki kiganiro, wirengagije abahanzi baririmbye n'abaririmba gakondo. Mu baririmba cyangwa baririmbye umuziki ugezweho uyu munsi wa none, ninde muhanzi w'ibihe byose mu Rwanda, yaba hagati y'aba babiri cyangwa se n'abandi basigaye ku ruhande? Comment zanyu ndazishaka. Aha ni ku Mayobera TV, aho tuvugira tukanasesengura ibisa n'ibicanganye kuri uyu mubumbe dutuye. Mugira banga tininge, ikiganiro cyari Mpangara-Nguhangare, nawe ukita uko ushaka biremewe. Ibihe byiza mwese aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Gukora subscribe kuri uyu muyoboro ni inkunga itagereranywa. Ndabashimiye.